abo bose bagiye bisanga mu maboko atari ayabo, bagasanga bambaye rwa runigi. ni urunigi bambara mu kuboko kumwe, ariko kugira ngo berwe urwo runigi ngo bikaba ngombwa ko barwambika no mu kundi kuboko, ariko bifatanye ku buryo bwegeranye, ruriya runigi bita ipingu. Abo bose barimo uwo Miss Rwanda, barimo uriya Fata ku mavuta, barimo uriya Mpano y'Imana, n'uwo nguwo Serongo n'abandi benshi bagiye bagaragara muri ino minsi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Rwanda, Dr Murangira Thierry, rwose aba yaduhaye show, agenda atwereka ba bantu bagiye babatera ubwoba babakanga, akabatwereka ati ngaba turabafite, akatubwira ibyo bazira, ndetse bakanatubwira ko bagiye kubashyikiriza ubushinjacyaha bukabashinja ibyaha, abo ibyaha bihamye bakabakatira ndetse bagashyirwa mu magororero. Ayo magororero bakazavamo baramenye ko hari ibyo bakwiriye kuba ari ibyabo n'ibidakwiriye kuba ari ibyabo. Ni ukuvuga ngo ubundi igihano nticyagakwiye kugukanga mu gihe utari umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo ubundi ibihano biberaho abanyabyaha, ndetse abanyabyaha nabo bakaberaho guhanwa. Ndagusuhuje cyane wowe ukurikiye Raza Media TV. Uyu ni wa mwanya wanyu tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana, imigisha ndetse n'ibyiza byose tugenda tugabirwa n'Imana yacu, Imana ihoraho, ibyo byose bibane nawe aho ugiye uherereye hose, waba unkurikiye ari mu gitondo, ari nimugoroba, ari ku manywa, byose byiza ndabikwifurije kuko nawe urabikwiriye. Uyu mwanya rero tugarutse mu kiganiro hano kuri Raza Media TV. Muri ino minsi amaze iminsi hari inkuru zigiye zitandukanye ku mihanda, ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abantu bagiye ari aba social media influencers, barimo abantu bagiye bakomeye cyane, bagiye bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bagiye bagenda bagira uko biyerekana, buri wese mu buryo yiyerekanye. Rero mu bintu bya social media, mu bintu bya vibe n'ibindi nyine show zigiye zitandukanye, ni ukuvuga ngo muri ino minsi buri wese arimo aragenda aserebura ibye. Noneho mu minsi ishize twagiye tubona inkuru irasohotse, ngo Miss Rwanda bita Divine, niba ari Divine niba ari Diane Muheto, byashoboka ko ari Divine cyangwa Diane, ariko uko byagenda kose ni Muheto. Noneho ukuntu byaje kuba byamugendekera we ni ibindi bindi. Burya ngo polisi yaje kuba yamufata atwaye imodoka yasinze, nyuma y'uko atwaye yasinze akagonga, yagonze ipoto. Amaze kuba yagonga ipoto, yagonga ngo n'umukindo. Ibyo ni ibintu nyine biba biri hariya ku nkengero z'imihanda. Aza kuba yabigonga, hanyuma ngo mu kubigonga yaje gusohoka mu modoka, amera nk'aho abaye ahunze cyangwa se agiye ku ruhande amenye uko biraza kuba byagenda. Ariko buriya ngo si n'inshuro ya mbere byari bimubayeho. Nuko rero muri ino minsi mbona bamwe bagenda babivugaho, ku buryo ari n'umugani bahise bamuhimbira, baragira bati Divine Muheto rwose inzoga yamuvuniye umuheto. Inzoga yamuvuniye umuheto, bityo birangira agonze. Nyuma yo kugonga byarangiye ngo yisanze mu maboko ataraye. Mbere yaho gato
uwo bita fata ku mavuta cyangwa se byabereye no mu gihe kimwe gutyo, fata ku mavuta wamenyekanye nawe nka fata ku mavuta, niko nyine tumuzi abenshi, afite amazina ye bwite ariko abenshi tumuzi nka fata ku mavuta. Burya rero ngo nawe byaje kurangira nawe yisanze mu maboko ataraye. Uwo rero nawe umva icyo yaziraga guhoza abantu bamwe na bamwe mu bo bagize imirimo imwe n'imwe bagiye bahuriramo, abahoza ku nkeke, ngo abakangisha ngo kuzagira amashusho amwe n'amwe yabo agenda ashyira hanze bitewe n'ayo ariyo, kuzabagirira nabi n'ibindi, kubandarika. Birangira agenda akomeza bigarukaho ibihe biha ibindi, baramwiyama biranga, barababurira biranga, birangira nawe ngo burya nawe yaje kwisanga mu maboko ataraye. Uwo nawe yaje gusiga insigamugani igira iti, abagabo kera baziraga inzoga, none ngo basigaye bazira umunwa. Uwo nawe yazize umunwa. Ku yindi nkuru rero n'ubundi nk'uko ziri kugenda zicaracara, nk'uko muri gukomeza mugenda mubibona, uko mubibona nanjye niko ndi gusanga nyine nabibonye, tukabibona kimwe gutyo. Kereka iyo hajeho ubundi busesenguzi, tugiye kumva nanone twumva ngo uwo bita ngo Mpano y'Imana nawe ni umusitari wari umaze kwamamara cyane mu bintu bigiye byo gutubura no gushaka guhangwa abantu amafaranga biciye mu buryo bw'ubutubuzi. Mu buryo bwe yabikoraga, muri ubwo buryo rero yagendaga bitekinikamo, byabaga ngombwa ko yifashisha social media mu rwego rwo kugira ngo ayobye abantu cyangwa se yigarurire abantu, abashe kubacucura utwabo, yishingikirije yuko ngo afite imbaraga zidasanzwe, ngo afite impano Imana yamuhaye idafite aho ihuriye ngo n'imbaraga z'umwijima, nawe ngo abashe kugenda atuburira abantu amafaranga. Uwo nawe rero bitewe n'aho byari bimaze kugera, uburyo yari asigaye abikoramo, uwo we ngo yaje no kongeraho akarusho, ngo ashaka ngo gusambanya umuntu ku ngufu. Kwanza ngo yasambanyije umuntu ku ngufu, nawe arimo arashinjwa ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi, ngo ku gahato. Niko bigiye biba byanditse nyine, arashinjwa ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi ku gahato ndetse no gufata ku ngufu, yishingikirije cyangwa se akangisha ngo imbaraga ngo zidasanzwe, imbaraga z'umwijima, imbaraga zituruka kwa Sekibi. Uwo nawe rero burya ngo ibijyanye ngo n'imyenda ya gisirikare cyangwa se ngo burya ngo ziriya mbaraga ngo nazo ngo zitinya ngo imyenda ya gisirikare cyangwa se amategeko ya leta. Nawe burya byaje kurangira yisanze mu maboko ataraye. Ubu nawe aho arimo arahatwa ibibazo, ndetse ategereje no kuburana ku byaha ashinjwa. Nanone bitaracira aho ngaho, nanone murumva ko inkuru zigiye zihari ku mihanda, n'ubundi ni ba bantu tumenyereye, uwo bita Serongo benshi bo mumuzi no kuri za televiziyo. Hari televiziyo nazo burya nazo utamenya imirongo zigenderaho, zumva amafaranga yo kwamamaza n'ibindi, bagahita bavuga bati tubonye umukiriya nimumuzane nawe yamamaze. Ni umukiriya w'imena. Uwo nawe kuri ubu tuvugana ari mu maboko ataraye, nawe arazira kwihesha ikintu cy'undi ku gahato, akangisha ibikangisho. Muramuzi ngo arashika, ngo azana, ngo yerekana akanatahura abajura iyo wibwa ibintu, ngo ni umupfumu nyine, bya bindi bya gipfumu no gutongera n'ibindi.
ibyo nawe ngo niko kazi yabarizwagamo, ariko kuri ubu ngubu ubu nawe arimo arahatwa ibibazo, ndetse barashishikariza abantu bose, nawe niba uzi ko yaba yarigeze ngo kugutuburira ngo akakurya utwawe agucucuye akubwira ko akugarurizwa ibyawe wibwe, cyangwa se ngo ari kugusabira ngo amafaranga ikuzimu cyangwa n'ibindi, ariko abanje kukurya yawe, umenye ko uwo nawe ubu yafashwe, nawe ari mu maboko ataraye, ribu iramufite. So murumva rero ku izo nkuru zose ngiye ngenda mbabwira, hari n'abandi benshi, harimo abapasiteri, harimo abandi bose, abo bose bagiye bisanga mu maboko atari ayabo, bagasanga bambaye rwa runigi, ni urunigi bambara mu kuboko kumwe, ariko kugira ngo berwe urwo runigi ngo bikaba ngombwa ko barwambika no mu kundi kuboko, ariko bifatanye ku buryo bwegeranye, ruriya runigi bita ipingu. Abo bose barimo uwo Miss Rwanda, barimo uriya fata ku mavuta, barimo uriya mpano y'Imana, n'uwo nguwo Serongo, n'abandi benshi bagiye bagaragara muri ino minsi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Rwanda, Dogiteri Murangira Thierry rwose aba yaduhaye show, agenda atwereka ba bantu bagiye babatera ubwoba babakanga, akabatwereka ati ngaba turabafite, akatubwira ibyo bazira, ndetse bakanatubwira ko bagiye kubashyikiriza ubushinjacyaha bukabashinja ibyaha, abo ibyaha bihamye bakabakatira, ndetse bagashyirwa mu magororero. Ayo magororero bakazavamo baramenye ko hari ibyo bakwiriye kuba ari ibyabo n'ibidakwiriye kuba ari ibyabo. So rero ngayo nguko nyine, ayo ni amakuru aba agiye acicikana hirya no hino. Iyi channel yo ni yindi yanyu, ni Raza Media TV, muba mukomeje kubana nayo, nubwo tuba tubagejejeho update nyuma y'abandi, si uko tuba tuyoboye ko twanazibaha mbere y'abandi, ahubwo ni uko twebwe iki ni cyo gihe, ndetse ni nawo mwanya, dore ko muri n'inshuti z'akadasohoka kw'iyi channel, bose muri abantu b'ingirakamaro. Dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye, tugende duhura twiganirira n'ubundi kuri za ngingo zacu tuzi, zimwe tugenda tuganiraho duhana ibitekerezo, hanyuma ibintu bikomeze bigende neza kurushaho. So rero mbashishikariza nanjye kwirinda gukomeza kwijandika mu bintu bishobora kugeraho byakugonganisha na leta, ndetse bishobora kuba byaba bigize ibyaha bifite amategeko abihana. Buriya ushobora kumva igihano kumva nyine igihano kirakanganye, ni ukuvuga ngo ubundi igihano nticyagakwiye kugukanga mu gihe utari umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo ubundi ibihano biberaho abanyabyaha, ndetse abanyabyaha nabo bakaberaho guhanwa. Bityo rero wowe komeza wirinde ibyaha, wirinde ibintu bishobora kugira ingaruka, cyangwa se bishobora kukubuza ubwisanzure, ndetse no kugumya kuba wowe. Ubundi wowe ugomba kuba ari wowe none, ukaba ari wowe ejo. Wirinda kugira ngo turebe ko iminsi mikeya tuba dufite yo kuba ku isi twayibaho mu mahoro. Komeza ugire ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose wifuza, ariko ibyo byiza byose wifuza ubyifuze biturutse mu gukora ndetse no gushaka kw'Imana. Ibihe byiza, amahoro, amafu n'amafaranga bigumye bibane nawe iteka ryose. Raza Media, tuzongere duhure. Njyewe yari Neriho Lazaro, tugenda tubana mu biganiro byacu ko bigenda bigaruka. Ibihe byiza. Niba wowe batakwita imbwa ngo byemere, ngaho uzatege tukwite inka, ihene, n'irindi